Muraho neza nshuti bakunzi ba Renaissance 5 TV ndabasuhuje. Imana ibahe umugisha abantu mukomeje kudushyigikira, namwe mutarabikora mwifuza kudushyigikira no gukanda subscribe, like, share na comment. Duherukana muri episode ya 7 y'inkuru ya Andrew. Ubwo mugabo yari yiyemeje kujya mu kabari. Reka dukomeze na episode ya 8. Iminsi yakomeje kuba myinshi ariko kwa mugabo ibintu birushaho kuba bibi, dore ko yari amaze kuba inshuti n'agacupa ku rugero ruhanitse kandi rwisumbuye. Sinyatire ya buri munsi ntiyamucikaga. Rimwe ariko umugoroba mugabo ari mu rugo arimo aganira n'abana, bagiye kubona babona hinjiye abasore 3 b'ibigango, bose barikanga. Binjiye batavuga, bahereza mugabo ikaramu n'agapapuro. Umwe ati urandika ibyo tukubwiye. Mugabo ati ese muri bande muragezwa n'iki? Yarangije kuvuga urushyi rwa mbere rwamugezeho. Mugabo ati kwandika ndandika da, nibyo mwifuza gusa se cyangwa mukeneye na sinya? Buriya nabyo njya mbishobora gusinya neza. Akimara gusukiranya amagambo, hinjiye umugore wasekaga kubita ikiganza ku kindi mu bwishongore bwinshi. Ese ntujya uhinduka bibaho? Ariko umunsi uza kundambagiza narebaga he koko? Kigoryi gusa. Abana barikanze, nshuti imfura yati sigaho mama were kurengera ibyo wakoze birahagije. Twari twifitiye amahoro mu gihe umaze waradusize, none ugarutse mu isura nshyashya. Waturetse koko? Nshuti yarangije kuvuga urushyi rumumanukira ku bitugu, yicara uko. Umugore ati nizere ko nta kandi kari bukopfore. Yahamagaye umukozi amubwira ko agomba kuzinga utwangushye akagenda atakimukeneye, ko azajya akaza akikorera agarutse mu rugo. Umukozi yasohotse atyo nta kintu atwaye. Ati mabuja nzaronka ibindi, naho ibya hano mbitwaye byantera umuvu murabeho. Nyamugore ati umukozi aragiye, ubu noneho nakora icyo ari cyo cyose kinzanye, ubundi nkigendera mugasigaramo mangamanga. Niko muga, nkeneye ibipapuro byose byanditseho imitungo yacu yose, nta na kimwe usize. Wibuke kandi n'imitungo wagabanye iwanyu, naho ibipapuro byaho ubimpe ndabikeneye. Ntibishoboka, ntabyo naguha. Uyu mwanya nubishaka tuzahurire mu rukiko, kandi ikindi sinabiguha kuko dufitanye abana, none nabiguha abana banjye bazabaho bate? Mugabo akomeza kwitonganya mu ijwi ry'uburakari. Umugore ati abana ntago bandeba, icyo nkeneye ni ibyangombwa. Ikindi umenye ko naba wita ko ari abana bawe nta n'umwe nabyaranye nawe. Buri wese afite se umubyara. Ikimenyimenyi ubu mfite umugabo ntegereje hanze wantindiye, mpereza nigendere. Mugabo yumvishe isi imumanukiyeho, ay'umugabo atemba ajya mu nda. Abana bararize bageze aho barahora. Inshuti ati se mama uri umuntu, uri igini, uri iki? Mu burakari bwinshi umugabo yarahagurutse ati mviraho, ibyo uvuze birahagije, cyo genda uzagwiyo. Umugore ati simpava ntarabona icyanzinduye. Mugabo yahamagaye abashinzwe umutekano. Umugore yumvishe bamuhamagarije abashinzwe umutekano, asohoka. Ubwo hageze ku gipanga ati nzagaruka ejo uzaba uhari. Nako nari nibagiwe, amafaranga yose yo kuri konti nayakuyeho, ubu nyakenyereyeho. Ngaho usigara urwana n'isi n'urubyaro rwawe, aheza ni mu ijuru.